Yesu ashimwe. Reka nongere gusuhuze inshuti muvandimwe kandi nguhe n'ikaze hano ku Byigisho TV mu mwanya w'ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ibyigisho bidufasha gusobanukirwa n'umurongo w'ijambo ry'Imana bica kuri icano yanyu. Turacyari muri cya gitabo cy'urwandiko rw'Abakorinto, urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto. Uyu munsi tureba ku cyigisho cyakangahe cya gatandatu turimo twegera muri admine y'icyigisho cyangwa mu hagati mu cyigisho, aho tugenda tureba ndibuka amagambo twatangije ngo abantu bifuza kureba ukuntu itorero ryayoborwa, abantu bifuza kureba amateka y'itorero mu gihe cya kera, ngo urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ukunda kurwibandaho cyane, ngo akunda kwibandaho kandi ngo ni ingenzi cyane kuko ngo rubumbatiye amateka menshi. Ariko si gusa, ahubwo muri runo rwandiko twabonyemo ikintu cyo kwihana, ikintu cyo gucyaha, ikintu cyo kwigisha, ikintu n'ibindi byose twabonyemo ijambo urukundo, gukundana ndetse no guhimbaza Imana, nk'icyigisho turangije ngo namwe murya cyangwa mukora ikintu cyose mukora wese guhimbaza Imana. Iki niyo cyigisho twarebye mu cyumweru gishize. Mbere yuko mbabwira icyo tugiye kwigana cya gatandatu, reka mbibutse ko tubana na Janvier Nihanabayo umunsi ku munsi ndetse na Daniel Ndeko tumusifu. Reka Janvier adushyire imbere y'Imana tujya ku cyigisho cya gatandatu. Databuja kuri umukozi w'umuhanga udukunda kandi utwitaho, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Kuba twicaye aha ngaha n'urukundo rwawe, kuko wemeye ko tuza kuvuga ibyawe. Urukundo rwawe rero ni rugari, rusumba ibintu byose, n'ingenzi cyane kugira ngo rugere no kuba duteze amatwi mu izina rya Yesu. Amen. Icyigisho cya gatandatu ni icyigisho tutarasomamo ibintu byinshi, ahubwo turibuze kuganiraho cyane kuko kiravuga impano za mwuka, impano za mwuka, cyangwa sinzi uko nabisobanura mu bundi buryo, ariko reka bigume muri ubwo impano ni ikinyarwanda cyumvikana, impano za mwuka. Baduye cyo kuvuga ngo mushishikarire urukundo kandi mwifuze impano y'umwuka. Mushishikare kugira ngo urukundo rube muri mwebwe. Mushishikare ngo musobanukirwe icyo urukundo ari cyo. Mushishikare mugire umurava wo kugira urukundo. None nimurangiza mwifuza no kugira impano ya mwuka wera ngo ibashoboze gukoresha urwo rukundo. Ibirenze ibyo ariko cyane cyane mwifuza no guhanura. Urukundo rugwira muri mwe, umwuka ukabwira muri guhanura rwose bitabiza. Ni cya kibazo twe turimo mu kanya ngo ni gute umuntu amenya ko umwuka wamujemo. Urukundo rwaje, mwuka yaje muri wowe, guhanura biraje. Ngo nk'uko bimeze ku mubiri w'umuntu, itorero ni kimwe ariko rigizwe n'abizera benshi. Nk'uko bimeze ku mubiri w'umuntu, wavuze ngo umubiri ugira ingingo nyinshi ariko kari mu mubiri umwe. Itorero naryo ni rimwe ko ikagira abizera benshi, buri wese akaba afite uruhare, akamaro ndetse n'impano zitandukanye n'iy'abandi. Igihe izi mpano za mwuka zikoreshejwe mu rukundo, rimwe twabonye ko tugomba gushishikarira. Mu gihe izi mpano zikoreshejwe mu rukundo, rimwe tugomba gushishikarira, zituma abantu barushaho kugira ubumwe bugaragaza mu mico iranga ubutatu bugize Imana imwe. Muri iki kino cyumweru tugiye gusesengura amagambo aboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto, uhereye ku gice cya 12 kugera ku gice cya 14. Ubwo abiga Bibiliya kino cyumweru tugiye kwiga ibice 2, 3, 4, 12, 13, 14. Icyo byigisha ku mpano za mwuka. Uyu mugabane ni igice gito cy'ikigwa kigari, nubwo bari ibice bitatu, ariko ikigwa cyo ni kigari cyane. Ugiye gusoma kino gice cya 12 na 14 nta minota byagusaba, ariko ibyigwa birimo tugiye kubyiga icyumweru cyose and for sure tuzabirangiza. Ikintu cya mbere gishishikaje Pawulo kirebana n'umuvurungano uboneka mu materaniro. Igisubizo atanga kuri iki kibazo ni uko itorero ari umubiri ugizwe n'ingingo zifite imirimo itandukanye, ifite uruhare mu gukomeza umubiri wa Kristo. Muri make, Imana yahaye itorero impano za mwuka kugira ngo zitere imbere mu bumwe binyuze mu budasa. Nta gushidikanya ko Pawulo agifite mu bitekerezo bye ikibazo cyo kwirema ibice
yari yaravuze mu bice 4 bibanza byibuka udutsiko by'urwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto, aho igisubizo cyo kubura ubwumvikane mu bagize itorero ari ubumwe muri Kristo. Kugira ngo itorero ryumvikane, impano zose zikore mu buryo bwiza, hagomba kubaho urukundo n'Umwuka Wera, ariko byose bikaza bibumbatuye n'ubumwe muri Yesu. Kuko turi ingingo zikoze umubiri umwe, umubiri wa Kristo. Bityo iyi ngingo yavuga ngo ubu noneho akomeza avuga icyo gitekerezo, agaragaza imyumvire ku byerekeranye n'akamaro k'impano za Mwuka. Dukurikije ibyo Pawulo avuga, ubumwe muri Kristo na Mwuka nibwo bwonyine rukumbi bwo gukemura ibibazo byo kwirema ibice. Mwuka Wera na Yesu mu mitima yacu nibwo buryo bwonyine buhari bwo kuvanaho kwirema ibice. Janvier, turimo kureba urwandiko rwandikiye Abakorinto. Yego. Ariko kandi nkuko twabibonye, umuntu yandikira undi hari ubutumwa ashaka kugira ute kumuha. Nubundi nkuko twagiye tubibona, harimo ibibazo bikomeye cyane mu itorero ry'Ikorinto. Noneho ageze ku kibazo kijyanye n'impano zari mu itorero. Nabyo byateraga imivurungano, nk'uko ubusambanyi ndetse no gusenga ibigirwamana byari bimeze icyo gihe. Noneho tuje ku kintu gihari cy'impano zari mu itorero, ariko noneho bigatuma haza umuvurungano. Umwe akavuga ati nzibi, undi akavuga ati nzibi, abandi akavuga ati nzibi. Birangira rero Pawulo abandikira urwandiko ababwira yuko nk'uko umuntu afite ingingo nyinshi, ariko izo ngingo zikorera hamwe. Bityo rero nibyo tugiye kwiga byose, turebe hamwe, turebe n'impamvu yimbitse cyane ku rukundo. Ibi nibyo tugiye kureba, hanyuma Imana idufashe. Impano za Mwuka zitandukanye mu itorero zigomba gukorera mu itorero rimwe. Reka mbabwira, hatabaye Mwuka Wera abantu twarwana. Uzi impamvu twarwana Janvier? Iyo urebye umuntu ari kubwiriza akabwiriza neza, umva nawe wabwiriza kandi utanabishoboye. Noneho ushobora no kubishoboye ariko utari muri position yo kuba wabwiriza, bagashyira imbere utanabishoboye, wowe ubishoboye wicaye. Iyo wari muri bye kuririmba uhitura nawe waririmba ukabishobora. None iyo Mwuka hari niwe udufasha guhana imyanya. Buri muntu wese amenya impano ye, akamenya impano. Noneho tugahanana imyanya. Ubwo yabwirije reka yaririmbe, ubwo yaririmbye reka yasengera abarwayi, ubwo yasengera abarwayi yahanure, reka uyu afate amafaranga ashyire muri support y'umurimo. Wenda bamwe babwirije babona amazi yo kunywa, bamwe baririmbye babona ibyo baririmbiraho. Impano za Mwuka zitandukanye mu itorero rimwe. Impano z'uburyo bwinshi. Ingingo yo kuwa mbere, hari abavandimwe tubikora dushyira ingingo y'umurinzi wo mu ruturuturu buri munsi. Uyu murimo ni mugari cyane, biragoye. Kereka bafashe nomero zacu tukajya tubafasha ku bw'igiti cyabo ku buryo bwihariye, dukoresheje umurongo wa WhatsApp. Ariko hano kuri YouTube biragoye. Uyu murimo ni munini cyane kandi urahenze. Impano z'uburyo bwinshi. Pawulo atangira insanganyamatsiko nshya mu rwa mbere rw'Abakorinto 12 akoresheje aya magambo ngo ibyerekeye abahanga bajya impaka bibaza niba ari ukuvuga ku mpano za Mwuka cyangwa abantu bayoborwa na Mwuka bitewe n'amagambo yo mu Kigiriki. Hano Pawulo arimo ashaka gusobanura insanganyamatsiko akoresheje aya magambo ibyerekeye cyangwa kubijyanye. Abahanga bajya impaka bibaza niba ari kuvuga ku mpano za Mwuka cyangwa n'izindi, cyangwa abantu bayoborwa na Mwuka. Ese Pawulo kuvuga ngo abantu bayoborwa na Mwuka cyangwa kuvuga ibibarimo imbere bya Mwuka bashyiriyemo, bitewe n'uko amagambo yo mu Kigiriki ashobora gusobanurwa muri ibyo byombi, impano za Mwuka cyangwa abantu bayoborwa n'Umwuka. Niyo umuntu yahitamo dukurikije ibivugwa mu Bakorinto, aho Pawulo avuga mu buryo busobanuye impano za Mwuka. Pawulo avuga yuko impano ya mbere ya Mwuka ari ukwatura ushize amanga ko Yesu ari umwami. Impano ya mbere ya Mwuka, ikintu cya mbere Mwuka akora
iyo mwuka ari muri twebwe atumenyesha Yesu, ikaba impano yo kwatura yuko Yesu ari umwami. Ikindi kandi ni ukuvuga ko ari umwami. Mu bihe by'isezerano rishya, kuvuga ko Yesu ari umwami ni ukuvuga ko Kayisari atari umwami. Ibi byafatwaga nko gutera abantu kwigomeka ku butegetsi bw'umwami mukuru, bityo bikaba byaragombaga guhanishwa igihano cy'urupfu. Hano tumve neza, bo bitandukanye n'uyu munsi, ariko mu gihe cyashize cya mbere, iyo abantu bahangara kuvuga ngo hari undi mwami, wibuke ko n'igihe baregaga Yesu barangwangwe kwigira umwami, yise umwami, ndetse bo bavuga yuko nta wundi mwami bazi ndetse Kayisari. None n'igihe Yesu yabambwaga, bo ngo ubwabo barahanuye ngo nta wundi mwami tuzi, umwami wacu ni Kayisari. Noneho Yesu aravuga, cyangwa Pawulo baravuga ati umwuka yaje, ikintu cya mbere yemeza abantu ni ukwemeza ko Yesu ari we mwami, ndetse si umwami gusa, ngo ni umwami w'abami. Yesu na Pawulo bashimangira ko kwizera Imana, ndetse no mu gihe waba ubirenganyirizwa cyangwa ukangishwa urupfu, ibi nibyo Yesu na Pawulo bigisha. Bavuga ko kwizera Imana n'igihe harimo gukangishwa iki? Urupfu. Gukangishwa urupfu ari impano ya mwuka. Izi ntabwo imbaraga z'umuntu, ntabwo biza gutyo gusa. Gukorera Imana mu gihe uri hagati y'amasega, gukorera Imana mu gihe abantu batabishaka, igihe hari imiraba myinshi cyane, imvura iri kugwa hose, ibintu bimeze nabi, ubukene buhari. Mu bukene ntabwo ari ibintu umuntu yakwihangamo, keretse gusa ari impano umwuka atanze. Nuko si ibintu bitangaje, kwizera ni impano ya mbere ku rutonde ruboneka mu rwa mbere rwa Korinto. Impano yo kwizera, iyi ni impano ya mbere. Ngo kwizera ari impano ya mwuka bigaragara neza mu magambo Pawulo avuga. Nyamara kandi hariho n'izindi mpano nyinshi, kuko Mwuka Wera agabira buri muntu wese uko ashaka impano zitandukanye. Bihamya ko izo mpano zose ari ngombwa. Impano zose ziri mu itorero. Nubona mu itorero murafite impano yo gusetsa, yo guhumuriza abantu, yo kubafashisha ubutunzi, yo kubwiriza, yo kubaza ibibazo, yo kunganira, ziriya mpano zose ziva kuri Mwuka, kandi Mwuka yemera ko ziza mu itorero ngo zifashe itorero. Dusomere Efeso mu Korinto 12:2-6. Hano kutubwira ngo bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobyaga mukajya ku bigirwamana bitabasha kuvuga uko mwabijyanwaho kose. Nicyo gituma bamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga uti Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atababwirijwe n'umwuka wera. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka n'umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Hano ikintu bavuga gikomeye cyane, impano z'uburyo bwinshi zo ziriho, ni nyinshi, ariko umwuka uzitanga ni umwe, ngo zikoreshwe ku murimo umwe wo kwamamaza Imana. Ari we wenyine yawutanze, Imana imwe. Uburyo bwose bwakorwa, nta mpano ikwiye kuza irwanya iyindi. Zigomba kuza zuzuzanya kandi zifite intego imwe. Igihe umubwiriza ari kurwanya korari, igihe korari ari kurwanya ababwiriza, igihe mu itorero impano zitangiye guhangana zirwana, ni ikigaragaza ko umwuka utari muri bo. Izo mpano ntabwo zari zamuka. Impano zamuka zigomba kuza mu itorero zuzuzanya kandi zitahereza umugozi umwe, zifite intego imwe, zidahusha kandi zivuga Imana. Kwisubiramo kw'amagambo uburyo bwinshi, ngo uburyo, ngo impano zo mu buryo bwinshi, umwuka n'umwe, ibintu byinshi zo mu buryo bwinshi. Namugabo Yesu kwisubiramo ko zo mu buryo bwinshi bishimangira ko hariho impano nyinshi. Icyo Pawulo yita impano za mwuka kirushaho kwaguka mu murongo wa 4 na 6 binyuze mu byerekezo bitatu bitandukanye: impano, kugabura, iby'Imana cyangwa ibyiciro by'imikorere, no gukora. Nubwo aya magambo asobanura ibintu bitandukanye,
ni ingenzi kudashyira itandukaniro hagati yayo kubera isano iri hagati y'ibivugwa muri iyi mirongo. Nanone kandi umuntu akwiye kubona ko impano za mwuka zateguriwe guteza imbere ubumwe bushingiye ku mico y'Imana yigaragariza mu butatu bugize Imana, nk'uko mu Efeso babivuga igice cya 4 umurongo wa 8 ukomeza. Nubwo mwuka wera ariho abizera Imana niyo ibashoboza gukorera Kristo mu muryango mugari w'abizera. Buri mwizera ahabwa impano nk'umuntu ku giti cye. Buri mwizera arabizera afite, bajya bavuga ngo twebwe nta mpano dufite, ngo dufite impano yo kumva gusa. Buri mwizera ahabwa impano. Nta muntu n'umwe uri mu itorero ry'Imana udafite impano, ariko izi mpano zisobanuka gusa ari uko mwuka wera yabanje kukuzaho. Muri Efeso n'ubundi kandi umurongo wa 8 hatubwira ngo nicyo gituma ivuga iti amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abantu Imana. Ongera wite ku buryo Pawulo ashimangira ubumwe kuko ari ikintu ari ingenzi cyane mu itorero. Nuko izi mpano zose na Yesu asenga agiye kujya mu ijuru yasabiraga abigishwa ngo babumwe, kuko mu ijuru naba ni umwe. Izi mpano bene turabona imbere ziri mu itorero rikoze umubiri wa Kristo. Reba rero wera turabona imbere, reba ingingo ziri ku mubiri zishwanye. Amaso agashwana n'amazuru, amatwi agashwana n'umunwa. Uzi ibintu byaba abantu twapfa niko bimeze. Tubishyire muri pratique tubirebe. Dufite ingingo z'amaguru, amaboko, amaso, amatwi, amenyo, ururimi n'umunwa. Igifu kiramutse gishwanye n'umunwa, igifu cyangwa inda n'umunwa bigashwana, umunwa wakanje ibyo kurya wabyohereza igifu kikabyanga ati gisere. Igifu cyasonza umunwa ntukigaburire. Wenda igihe igifu n'amenyo byiyunze bigashwana n'amaboko, amaboko ntabe yatora ibyo kurya. Igihe ibyo byiyunze bigashwana n'amaso, amaso ntabashe kwereka umuntu hakandagira. Byari akavuyo gakomeye. Uzi ibintu byakubaho, ariko amaso arareba, amatwi akumva, hanyuma ibirenge bikerekezaho icyo urebye kiri, amaboko akagitora akagitamira, cyagera mu nda ikakora akazi kacyo, cyarangiza kikanyura mu nzira yabigenewe nk'uko ijambo ry'Imana bivuga, kikajyaho cyagenewe ko yakwingingo z'umubiri zishyiraha. Ariko igihe mu itorero hari akavuyo ko gushyamirana, abizera tutumvikana. Ibi bishatse kuvuga iki, bitubwira iki? Mu itorero harimo abantu benshi bafite impano zitandukanye. Uko n'ukuri mu itorero harimo impano nyinshi, ariko izo mpano si zo gukoresha abantu baryana ngo undi aryane na mugenzi we, ahubwo nizo kunga hamwe ku murimo wa Yesu. Ubumwe mu mahara kwishe. Batuma tureba impano z'uburyo bwinshi, noneho tugiye kujya n'ukuntu erega n'igihe abantu bashaka kwa mu itorero ushaka kwayibonye mu gihe gishize, abivuzeho ukuntu amatsinda y'inyamaswa zishobora kuryana ariko zigakomeza zikabana kandi zibara rwose zikazite ubumwe mu mahara kwishe. Imvugo y'ubumwe ikoreshwa mu Rwambere rw'Abakorino 12 umurongo wa 4 ugeze 6. Umwuka umwe, umwami umwe ndetse n'Imana imwe. Isobanurwa mu yindi mirongo isigaye. Ibi bihamya by'uburyo Pawulo akoresha itsinda ry'amagambo nk'ayo ngo uwo mwuka umwe, nk'uko umubiri ari umwe, umubiri ni umwe, umubiri umwe, umwuka umwe, inshuro ebyiri, ahubwo ingingo zigirirane. Hamwe n'iyo nyito y'ubumwe, Pawulo agaragaza neza uburyo ingingo zinyuranye mu mubiri wa Kristo abinyujije mu mvugo nk'izi ngo ingingo nyinshi. Umuntu amutse akubwiye umubiri ingingo ufite jambo, sinzi muze kudufasha biga umubiri ugira ingingo ibyo bita amaorgan nangaye ni menshi cyane. Sibwo uzi ko nungura urugingo ubu iki ngiki, ibi ngibi byo guhumbya gurya n'urugingo, imisatsi kwa urugingo imisatsi ngo mu mubiri harimo ingingo nyinshi zifite akamaro gatandukanye. Ni nako no mu itorero ibyo bintu birimo byinshi.
ubumwe mu maharakwishi bugomba kugaragaza imico y'Imana. Amaso nubura amaso y'itorero garagaza imico y'Imana, nibura amatwi y'itorero garagaza imico y'Imana, nibura amaguru nabwo garagaza umuco w'Imana. Ikindi hano bari kwekana ni iki? Umwami data wa twese ni umwe, Imana ni undi. Ubumwe mu maharakwishi bugomba kugaragaza imico y'Imana. Mu buhe buryo? Data twese ni umwe, umwana nundi, kandi na Mwuka Wera nundi. Buri wese muri abo batatu afite umwihariko we, nubwo bakorera hamwe kugira ngo bateze imbere itorero no kuriha imbaraga ngo rikore umurimo. Iyo tugiye kuba tugatuzwe mu izina ry'Imana Data, Imana Umwana n'Imana Umwuka Wera, aba baratandukanye. Ariko ntabwo uzasanga hari umurimo Imana Data ikora ngo Imana Umwana uwurwanye. Ntabwo uzasanga bose bakorera hamwe hari umurimo Imana Umwuka ikora ahubwo umwe buri wese afite inshingano, kandi inshingano yabo ikuzuza ubumana, ibyo bita Trinity, Divine Trinity. Iyo dusomye mu rwanda rw'Abakorinto 12:13, dusomere urwanda rw'Abakorinto 12:12, aratubwira ngo nk'uko umubiri ari umwe ukagira inyigo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Yego, ko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki. Mu mwuka umwe no twatirijwe twese, Abayuda n'Abagiriki, abanyamahanga, bose, abantu bose, mbega azirunge komeze kwatizwa mu mwuka umwe, turi umubiri umwe. Igitekerezo gikuru kiboneka mu rwambere rw'Abakorinto 12 ni iki? Nubwo ingingo z'umubiri zitandukanye rwose, zatandukanye pe, umusatsi n'amatwi n'ahantu bihuriye, burya inzara n'amenyo bikure n'umurimo bikora si umwe, zose ni magirirane. Izi ngingo zose ni magirirane. Uko ni nako mu itorero burya abantu ari magirirane. Ibirenge byishingikiriza ku maso kugira ngo bibone aho bikandagira, nabivuze. Nanone kandi amaso ntashobora kugira icyo afata. Amaso yafata iki? Ngacyo. Amaboko atagifasha, amaso yafata iki? Nayere rwose no kwirebera, itambukira. Ibiganza byonyine nibyo bifata, kandi ibitekerezo cyuko ingingo zimwe ari inyantege nke. Nimuza gusoma muri cya gitabo irahurira gusoma 12, urwanda rw'Abakorinto 12, ngo hari ingingo, ariko hadusomere hera ku ngoma 21, ngo hari ingingo z'inyantege nkeya, ariko ngo zahawe icyubahiro. Ngo hari ingingo ziteye isoni, ngo zinazo zahaye ubutware. Aravuga ngo ijisho niribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge ati ntacyo umariye, ahubwo biri ukundi rwose. Ingingo z'umubiri zizwi ko ari z'inyege nke, hanyuma y'izindi nizo zo kutabura. Kandi ingingo ziziko ngo ari inyantege nke, nizo zo kutabura. Kandi izo ku mubiri zizwi ko ari nyacyubahiro gike, nizo turushaho kwambika icyubahiro. Kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa. Ikibabaje nuko muri Korinto abantu basaga n'abaha agaciro impano zimwe maze bakirengagiza izindi. Ubu umuntu ashobora kureba zino ngoyi ziri ku maso, abatazi umumaro wazo barazogosha, bagazikuraho, bagahita bacuraho akarongo. Hari impano, hari ingingo z'umubiri utazi umumaro wazo ushobora kugira ngo ntakizo imaze. Ariko uno rwara ushobora kururwara, ugakuriza indege ukajya kurwivuza mu mahanga. Urwara gusa, urwara rwonyine, kandi ubwo nta kintu bigikoze. Iryinyo rishobora kumaza icyumweru utari wasinzira. Iryinyo rirwaye umunwa ubura akazi, urarya se?
So rero hano bavuze ngo hano basukazanye ngo ingingo rwose z'inyantege nke tubona nyese urakora umuntu rwose nta n'amafaranga afite menshi ubundi hari impano tuba tubona nziza uzi impano y'amafaranga ibibazo byuzuye mu itorero azaramo amafaranga uzi impano y'umubwiriza uririmba ubwiriza kuruhimba agatiyita uzi impano y'umukobwa utera soprano n'umuhungu uririmba baza hariya mwese izo mpano bazigiranye n'umwizero uri aho ngaho buriya usengera bizera usenga gusa mana ufashe bano bantu ufashe ku murimo wawe oya fata na wundi hubwo wa wundi uza gukoropa abantu bagirira umwashaza nakaza gakoropa ubona ko afite akamaro igihe urusengero rusa nabi twigeze tugira ubukwe noneho abantu baritanga abagize umuryango bose baritanga noneho umwe arangira ati ngewe nta mafaranga afite ariko nzatwara intebe ahantu hose muzazitira ni ngewe uzazitwara muzamundangiraho mwazitenge nzitenge abantu bazaza bicara basange bimeze neza icyari kuba uwo munsi abantu baramubwiye ngo n'abandi babiko icyo dushaka ni amafaranga umuntu yarababaye mbona nyine arababaye pe undi ari hirya ati higayo urahiga nzagutangira nkugure n'imyenda uzaba wambaye reka mubwire kugira ngo muri ubwo bukwe haboneke intebe zicarwaho abageni bavuye ku rusengero nta ntebe iragera aho ubukwe bubera bakodesheje imodoka ijya kuzitwara abazipakiye mu modoka barabishyuye amafaranga imodoka bakodesheje barayishyuye iyazipakuriwe barayishyuye so amafaranga umuntu yatanze nta n'ikintu yamaze ujyanyije n'ingufu byatanze kugira ngo izo ntebe zigere aho ngaho so hari imirimo tubona ukabona ku icece ntuzi umuntu uhakoropa ukaza wicara kuva ku bantu hakurikirana n'ikintu bamaze ukabona tusengeye ahantu imyaka 5 urusengero rutari rwaturwaho hari abantu baba basenze bazi ukabima agaciro nta mpano n'imwe mu rusengero iyo ubona ko yoroheje nyuma y'izindi zose burya nayo Uwiteka arayikunda kandi azi impamvu ihari hari abantu babaho babeshejwe n'amasengesho y'abandi gutyo gusa nyine umuntu abaho ari uko ari umuntu umusengeye akibwira ko ari ibintu bisanzwe reba urutonde rw'impano ziboneka mu Rwambere rw'Abakorinto 12 8 ugeze 10 reba urwo rutonde ongera uhasome fata Bibiliya wasome uhembwa mu Bakorinto 12 uyihere 8 ugeze 10 utari kugera 28 none ubuze n'Abaroma 12:6-8 mbese impano zawe ni iyihe ni mu buhe buryo ushobora kuyikoresha kugira ngo ukomeze umurimo wa Kristo nawe uduhe byaba byiza twandikira ati impano yanjye nayibonye ubwo twinjira ku ngingo yo kuwa 3 sinzi jambo no cyajya afite mbere yo kujya ku ngingo 3 cyangwa nkomeze byisi twabicocaguye okay ahubwo basome ziriya mpano zose noneho bose arebemeye noneho inzira irushaho kuba nziza urukundo si imwe mu mpano nyinshi urukundo ntabwo ari imwe mu mpano nyinshi ni inzira izindi mpano zose zinyuramo kugira ngo zigere ku mugambi wazo urukundo ni nk'itiyo za mpano zose ntabwo urukundo ruri muri za mpano za mwuka ahubwo twabonye ngo cyo kwibukwa ngo dushishikariye kugira urukundo kuko za mpano zose zindi zizakora neza ari uko zinyuze mu nzira y'urukundo bivuze ngo urukundo rudahari n'impano ntabwo zabona ahantu zica kuko niyo nzira yonyine izo mpano zibasha gukoreramo izo mpano zibasha kunyuramo hanyuma abantu bakazakira iyo dusomye mu gitabo cya mbere Abakorinto 13 hari amagambo Paulo avuga ngo umuntu ashobora kuvuga indimi ashobora kubabwiriza ashobora kuba akora ibintu byinshi cyane ariko ntagire urukundo akanahanura ngo ameze nk'icyuma kirenga ibyo bintu ngo nta kintu bisobanura ngo abavuga impano z'urukundo ukuntu ari rwiza rwihanganira byose rubabarira byose mu rwego rwa mbere rw'Abakorinto 13 higisha ko impano za mwuka zishobora gusa gukoreshwa uko bikwiye ari uko zikoreshejwe mu rukundo. Pawulo atangira urwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto 13 arengurira ku mpano zari zaravuzwe mu Rwambere rw'Abakorinto 12.
bikaba bishimangira ko nta gaciro ziba zifite igihe zidakoreshejwe mu rukundo. Wa muririmbyi we, wa mubwiriza we, igihe urukundo rubaye ntarwo ibintu. Bityo rero kumenya no kwizera ntacyo biricyo igihe hatari urukundo. Ibyo wabuze byose, ibyo wawizera byose, urukundo rugomba kuba nyambere. Hatari urukundo, ubushobozi bwo kuvuga indimi buhinduka nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Mu buryo nk'ubwo impano y'ubuhanuzi ihinduka ubusa igihe itajyanye n'urukundo. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 3, Pawulo yibanda ku cyo urukundo ruri cyo n'icyo rutari cyo, by'umwihariko icyo urukundo rukora n'icyo rudakora. Inshinga yahisemo kugira ngo yerekane urukundo zigaragaza ko urukundo atari ikintu twiyumvamo kurusha uko ari ikintu dushyira mu bikorwa. Nta rukundo yenda hari ukuntu nyine sinzi ari ibintu biba mu ngo akenshi iyo turi ku kazi ujya kubona ukabona ndi kumwe na madamu turi mu kazi yakubona ukabona umusore n'umukobwa warinjiye. Hari ukuntu binjira nyine ukabona bakujya batura utuntu nyine bashopinga bari kumwe. Sinzi nawe uzayibona. Madamu arabimbwiye n'abahungu banjye barabimbwira ngo bari abantu ntabwo ari umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo ngo bakitana ngo sheri, ngo bakitana ngo iki, ngo bakitana ngo iki. Bamenyereye yuko n'abahanzi bagiye bavuga ngo ibyashishusho bishana n'agahararo. So hano ngo urukundo ntabwo ari ibintu twiyumvamo ngo ntabwo ari ibintu tuvugisha amagambo yacu, ahubwo nibyo dukora. Iyo umugore n'umugabo baje ukuntu bigenda namwe ujya kubona umugore yinjira atavuga, agafata ibyo afata, umugabo nabwo wayicaye aho ngaho ari kureba nyine yiteguye kwishyura, wowe atavugana. Ariko nushaka kumenya ko ari urukundo, kora kuri umwe muri bo. Kora kuri umwe muri bo urebe ibiba. Niba abantu barabana barararana, imigambi yabo yose ni imwe. So ntabwo ari urukundo ari nk'uwo basore batebagera mu ngo ngo bamenye ibyo bintu birimo bigorana, ahubwo urukundo mu hano ni rwawe ndetse yavuze ngo umugore ukunda umugabo wawe. Wowe Kristo yakunze itorero akaryitangira. Itorero ryuzuye mu bapagani, itorero ririmo ibisambo. So urwo ni rwo rukundo dusabwa gukundana. Rumwe umugore akunda umugabo cyangwa akunda umugabo atari uko ibintu byose bimeze neza, kuko bamwe binjira bavuga na shirishusho iyo batonganye bigenda gute, bibindi bitandukanye n'ubundi wowe nakubonye nakubonye. So hano rero ngo icyo urukundo bavuze hano ibyo Pawulo avuga ko urukundo mwumva ibintu urukundo rugira. Urukundo rwerekana kwihangana. Urukundo ikintu cya mbere rwerekana rurihangana. Kwihangana ko bimara mbi. Kwihangana ni ijambo rigari cyane ryo kwihangana. Rugira neza. Urukundo rugira neza. Rwishimira ukuri. Iyo rwumvisha ukuri urakwishimira. Uzi ko ari umuntu avuga nuko mu rusengero akavuga ukuri bakakurwanya bitewe n'uko uvuze batanakunda. Bitewe wowe ukuvuze badakunda ntabwo bakwemerera rwose. Rwishimira ukuri. Iyo rwumvisha ukuri ruranezerwa urukundo. Ikindi rubabarira byose. Amen. Urukundo rubabarira byose. Nta kintu urukundo rutababarira. Yesu yavuze ngo byose bizashiraho ariko urukundo ruzagumaho. Rwerekana kwihangana, rurihangana kandi rukerekana ko rwihanganye. Rwiringira byose. Kutizera ni imbuto iva ku mwanzi. Urukundo rwiringira byose. Umuntu akubwiye ngo nzakugira ukungu nzakorera ukungu, ntabwo ari umurimo utangira ngo buriya muntu ashaka kuba mbeshya. Muri se ngo uzagenda bite ngo uzaca mu inzira. Urukundo rwiringira byose, by'umwihariko ibyavuzwe muri Bibiliya, ibyasezeranywe. Urukundo rwiringira byose. Rwiringira imigisha Imana yasezeranye izaha abantu, rwiringira ineza y'Imana, rwiringira ko abantu bose turabavandimwe. Uvuye mu itangira ukagera mu byahishuwe ni ukuri rwiringira byose urukundo. Kandi rwihanganira byose. Rwerekana kwihangana, rukihanganira byose. Tubivuze mu bundi buryo,
urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntabwo rukora ibiteye isoni. Imana itubabarire cyane. Nta nubwo rushaka ibyarwo ngo ruhore rushaka ibintu indamu. Ikindi ntiruhutiraho, ntabwo ruhubuka. Iyo ni imiterere y'abapfapfa. Ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Mugenzi waguye mu cyago ukagenda ugatera ukuguru hejuru, ugatangira kubaza izo nkuru, ugatangira ugaseka, ati nta muhungu jambe ati muzi se burya guhanguka ni muri yarameze buriya ngo ni namubonye nakare kose ngacitse intege unese ngo najambe yakora ibintu nkabiriya ngo ngiye ngo ndinde ngo ngiye no akaba no wa mbere no gusakaza ayo makuru y'ibintu byabaye. No kuvuga ngo urukundo nirwishimira umuntu waguye mu cyaha n'ibishoboka. Hari umuyobozi mukuru w'itorero ari mu nzego hejuru za leta. Rimwe rero yagiye ahantu kuri stage arabyina, noneho abyina atunga ikibuno mu bantu. Noneho iyo foto bari kuyipostinga bayishyira kuri imbuga nkoranyambaga. Ye kumva numva aranditse yanditse none ngo nango umukuru w'itorero ngo akora nkabiriya ngo ngiye ngo ndi utabikora se. Ntabwo urukundo rwishimira ikibi ku bandi. Igihe ikibi kibaye hagomba kugaza ni ishyano riguye kuri mugenzi wawe, ni ijisho ryawe ritokowe. Ijisho ryawe ryatokorwa amenyo bagaseka. Ijisho ryawe ryatokorwa amenyo bagaseka. Mu by'ukuri urukundo ni urufunguzo rutuma impano za mwuka zikoreshwa neza. Nanone kandi urukundo ntirusigana no kwizera no kwiringira, ariko ikiruta ibindi byose ni urukundo. Sinzi n'icyo ufitongeraho. Byose ni imbuto z'urukundo. Ibi byose ni imbuto z'urukundo, kwihangana byose twabonye. Ariko kandi ibi ngibi nibyo bidufasha ko mu itorero hatabamo ya macakubiri Pawulo yarimo gutubwira. Igihe umuririmbyi afite urukundo, igihe umubwiriza afite urukundo, igihe umudayikoni afite urukundo, mu itorero bazatahiriza umugozi umwe. Uko niko kuri. Reka dushyire ikintu cya mbere kibanza, dushyire imbere urukundo. Ko nicyo cyonyine kwizera reka da kugumyeho ni sawa, ariko ikiruta byose tugira urukundo. Impano yo kuvuga indimi. Hano reka tubwire abantu, indimi hano twigisha ni indimi ziri mu byanditswe. Impano yo kuvuga indimi bakunda gushingira itorero rya Adventiste ntabwo ryemera indimi, ngo nta nubwo ryemera ubuhanuzi. Indimi turazemera ziri muri Bibiliya. Kuko igihe mwuka yaraswaga ngo umuntu ahantu mwuka Yerusalemu, ahantu hari abantu bavuye mu bihugu bitandukanye. Buri muntu wese umuntu yose yavuze ururimi, umuntu akumva niba hari umunyarwanda yumvise ikinyarwanda, niba hari ntabwo indimi tujye kuvuga hano ntabwo ari ziriya zivugwa mu byumba tugiye twumva bitandukanye ngo pata. Izo ndimi hano tugiye gusobanura ngo hagomba kuba hari abantu bumva izo ndimi bakabazisobanura ati hari umusomuzi akavuga ati atari we gusa uzibwira gusa, ahubwo hari umuntu uri ku ruhande ushobora kuvuga nawe agasemurira abandi. Ubu ntabwo abantu bazi ko umuntu ashobora kuvuga icyongereza atarakizi. Hari abantu benshi bavuga icyongereza batarakandagiye mu ishuri, bakavuga igifaransa batarakandagiye. Iyo ni impano. Bimeze bite ku mpano yo kuvuga indimi? Dukurikije uko iyi mpano igaragazwa ahandi muri Bibiliya, impano yo kuvuga indimi zivugwa mu rwanda rwa Korinto, birashoboka cyane ko bwaba ari ubushobozi butangwa na mwuka bwo kuvuga izindi ndimi. Pawulo ashyira impano yo kuvuga indimi ku rutonde rw'impano ziboneka mu Rwambere rwa Korinto 12 rimwe twari biznya. Nyamara kandi arengurira kenshi kuri iyo mu Rwambere rwa Korinto 14. Mu by'ukuri ijambo rigira iki ururimi rigaragara inshuro 20, aho rikoreshwa inshuro 14 cyane mu rwa Korinto 14. Ikiyongera kuri ibi nuko ijambo rigira ikivuga urundi rurimi naryo rikoreshwa mu Rwambere rwa Korinto. Uyu mubare munini w'amasomo avuga iby'impano yo kuvuga indimi werekana ko iki kintu cyihariye cyari gishishikaje Pawulo. Gukoresha nabi no guhindanya iyi mpano
kwaba mu itorero ry'i Korinto byatumye habaho imivurungano n'urujijo mu isengere y'abantu benshi bateraniye hamwe. Natekereje ndimo negura kino cyigisho hashobora kuba mu itorero rya Korinto hatangiye kuzamo abantu ba pata batokesha, bashobora kuba batangiye kuzamo bamwe bakabyanga abandi bakabyemera ati ibyo bintu niva he ku bintu muri Bibiliya ibyo bintu n'ibiki. No Paulo aza kubaha impano yabaye inama baraza kwisoma mu Rwanda rwa 14 rabwa ati izo mpano z'indimi ntabwo nzanze kuko nazo kuri Mwuka Wera n'intumwa zavuze indimi ariko igihe mugiye kuvuga indimi ntihaboneka byibuze muri iryo tanira abantu bangahe babiri umwe cyangwa babiri basobanura izo ndimi noti kuba mwumvikanye ahubwo baze basobanura izo ndimi bajye bavuga ibyo muri kuvuga igihe indimi zanyu zibuze uzisobanura mucire ku byo muvuga ntacyo uri kungura itorero muri mwiyungwa giti cya iki gihe hari ikibazo nk'uko bivuze cy'izo ndimi nyine zitamenyekana zari mu itorero nk'uko n'uyu munsi mu isi ya none hari indimi nyinshi tutamenya ubwoko bwazo. Bityo rero iki cyigisho si icy'Abakorino gusa ahubwo buri muntu wese wumva ino jambo udukurikiye asobanukirwe icyo indimi muri Bibiliya zivuze nicyo zisobanuye n'uburyo bwakagombye. Abantu rero bari barazihindanyije bityo ururimi ubwabyo Bibiliya ntabwo ari rubi ahubwo abantu barazivangiye bazana ibindi bintu bidafashije ariko indimi Paulo avuga ziri mu ijambo ry'Imana tugiye kuzireba. Indimi zishobora gusobanuka indimi zishobora kumvikana. So ikindi jave tuvuga ko ino ngingo kugeza ubu ni ingenzi kubona ko nubwo Paulo yifuza ko Abikorino bose bavuga izindi ndimi nako turabyifuza ndetse mu gitabo cy'uburezi barasomye ngo umusore wese yagomba kuba azi Icyongereza ubwo bagomba kugira muri we rwose. Tuvuga izindi ndimi ntiyari yiteze ko ibyo bizabaho bityo rero igitekerezo cy'uko abantu bose bagomba kuvuga izindi ndimi mbere y'uko basaba kubatizwa na Mwuka Wera ni uguhindura inyigisho ya Paulo iboneka biboneka mu gitabo gusoma hano. Mbese mu itorero ryawe usengeramo hari indimi zavugirwa izo ndimi zirasobanutse niba zisobanutse ngo ni ubuhe buryo izo ndimi zakoreshwa mu murimo wo kwegereza abantu Yesu. Reka dusoze n'ingingo nsoma somo ngo riboneka mu Rwanda rwa 14:23-27 yego nuko bene data iyo muteranye bimera bite umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha cyangwa amagambo ahishuriwe cyangwa ururimi rutamenyekana cyangwa amagambo yo gusobanura nuko rero byose bikorerwe kugira ngo abantu bunguke. Amen. Niba hariho abavuga ururimi rutamenyekana havuge babiri cyangwa batatu badasaga kandi bavuge bakurikirana umwe asobanure umwe avuga undi asobanura bivuze ngo izo ndimi dushaka kuvuga zitamenyekana zitagira umuntu zungura ikintu na kimwe. Niba umuntu ari mu itorero agatahira kumva parapara nta kintu na kimwe zakungura umuntu uwo ntago ari yarangira uzivuza atinya kuzisobanura giti cye uwo ntago ari Umwuka w'Imana. Hari indi mpano yo guhanura rero Janvier impano yo guhanura ifata umwanya ugaragara cyane mu kiganiro cya Paulo yo ni ingingo kwa 5 akora kubirebana n'impano za Mwuka. Igishimishije nuko impano yo guhanura kenshi ibanziriza iyo kuvuga indimi. Igihe impano yo kuvuga indimi ariyo ibanje kuvugwa biba biri kugira ngo bashimangire gusa ukuntu atari yo y'ingenzi uyigeranyije n'impano yo guhanura. Impano yo guhanura itangirwa kungura. Kungura ndetse no guhugura no guhumuriza. Ibi bisobanuye ko ubuhanuzi butareba cyane ibyo kuvuga ahazaza kuruta uko bwaba ubuvuga ibirebana n'uburyo bwo kubaho muri iki gihe. Inyigisho y'Ikigiriki ishobora gusobanura kuvuga ikintu kitaraba cyangwa kuvuga ikintu cyo mu cyimbo cy'undi muntu. Urugero, ubusobanuro bwa mbere buboneka mu gitabo cy'Intumwa ugereranyije ndetse no muri Amose aho igitekerezo cya Dawidi ari umuhanuzi gisobanurwa nk'umuntu ubona ibintu mbere y'uko biba. Ubusobanuro bwa kabiri buboneka mu Intumwa aho Yuda na Sira bagaragazwa nk'abahanuzi nyamara ubuhanuzi bwabo bwari ubwo gutera umwete no gukomeresha bene data amagambo menshi.
abantu tuzi ko ubuhanuzi Janvier ari ibintu biza bitubwira ejo hazaba iki ngiki, ejo hazaba iki ngiki. Nguyu nguyu yamanuriye Misiri imbere rwose ngo ubukene burabuneye. Iyo haje umuhanuzi ubwira abantu ko ibyaha ari bibi byica abantu uyu munsi, ariko kuvuga uyu munsi ntabwo yaba ari umuhanuzi, nta mana y'Umwuka afite uyu. Rwose uyu nguyu umuje kuvuga urukundo rw'Imana. Twabonye ubuhanuzi buzira guhumuriza, guhugura, kwigisha, ariko ngo abantu bumva ko ubuhanuzi ari ukuvuga ibintu bizaza. Nabonye ahazaza hawe nakubonye ko ugiye kuba umuntu ukomeye. Ibyo nibyo abantu bitaye. Uburyo ubuhanuzi bwose bwakabaye kwegereza abantu Imana, abantu bakareka ibyaha bakegera Imana. Soza ino ngingo isomye mu Efeso 4:11 hatubwira ko impano za Mwuka zitigeze zihagarara mu gihe cy'intumwa zari zikwiriye gukomeza kubaho kugeza ku iherezo n'uyu munsi. Nyamara umuntu navuga ko ari umuhanuzi asuzumishwe ibyanditswe. Yesaya havuga ngo niba atavuga ihwanye n'iri jambo nta museke uzabitambikira. Igitabo cy'ibyahishuwe kigaragaza ko impano yo guhanura ari ikintu kiranga itorero ryasigaye rikitandukanye n'andi matorero. Nk'Abadivantisiti umunsi wa karindwi twizera ko impano yo guhanura yahawe Ellen G. White maze ikagaragarira mu nyandiko ze. Impamvu zose dufite zidutera kwizera impano yo guhanura Ellen White ni izihe? Ibibazo bisigara byerekeye no guhanura n'ubutware afite bwo nubuye. Hano ikintu cya mbere ni uko Ellen White nta hantu yigeze anyuranya n'ijambo ry'Imana. Urwambere rw'Abakorino 14:3-4 ngariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. Amen. Umuntu uhanura yashyiriweho guhumuriza abantu, yashyiriweho kubabwira inzira y'agakiza, kandi noneho ntabwo ajya kure y'ibyanditswe by'abahanuzi bamubanjirije. Hoya, ahubwo agendera mu uwo muryo, agagendera ku byanditswe, nagatandukira ngatangire kuvuga ibintu bitanditse muri Bibiliya, ahubwo ijambo ry'Imana riba mu kanwa ke. Tuzamenyera ku mbuto zabo. Murakoze cyane. Jambo guhanura no kwigisha, kwegereza abantu Imana. Ngiye gusoma amagambo ubutegura final remarks nurangiza ngasenga. Nimureke abantu bagiye gukora, nimureke abantu bagiye gukora biringiye Uwiteka, nawe azajyana nabo, yemeza imitima kandi ayihindure. Umukozi umwe ashobora kuba ashoboye kuvuga, undi ashobora kwandika, undi ashobora kugira impano yo gusengana umwete ataryarya kandi atagamburura, undi afite impano yo kuririmba, undi ashobora kugira ububasha budasanzwe bwo gusobanura ijambo ry'Imana mu buryo bwumvikana. Kandi buri mpano yose ihinduka imbaraga y'Imana ikoresha kuko ikorana n'uwo mukozi. Umwe Imana imuha ijambo ry'ubwenge, undi agahabwa kumenya, undi agahabwa kwizera, nyamara bose bagomba kugira umuyobozi umwe. Impano z'uburyo bwinshi zigera ku mikorere y'uburyo bwinshi, ariko Imana ikoresha byose muri bose ni imwe. Nimureke kugira umuntu n'umwe usuzugura impano zifatwa nk'izoroheje. Bose nibajye gukora, nimureke kugira uwipfumbata mu kutizera bitewe nuko atekereza ko atakora umurimo ukomeye. Nimureke kwirebaho, nimuhanga amaso ku muyobozi mu bugwaneza, kuba abanyakuri no mu rukundo mukore ibyo mushoboye. Buri wese muri twe akeneye ubufasha dushobora guhabwa bukomotse ku bundi bwenge. Imana izakorera mu bindi bitekerezo bitari ibyacu. Impano zitandukanye zahawe abantu batandukanye zigomba guhurizwa hamwe kugira ngo zitunganyirize abera gukora umurimo wo kugaburira iby'Imana kugira ngo zungure umubiri wa Kristo. Buri gihe imbere yacu hazahora inzitizi, ariko tugomba gukurikira umuyobozi wacu maze tugahangana n'ibiturushya twunze ubumwe dufatanye mu biganza. Amen. Ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse mwitanga ubwanjye ngo ntwikwe,
ariko singira urukundo ntacyo byamarira. yego Bene data, reka dushake urukundo, reka dushake Yesu, reka dushake Imana kugira ngo urukundo rwayo rugire imirimo muri twebwe. Amen. Bityo bizadufasha gukoresha impano buri muntu wese yahawe. Bityo igihe Yesu agiye kugaruka azatwambike amakamba atangirika. Igihe uzaba uri mu ijuru umuntu avuga ati burya iyo ntakugira ntabwo mba nisanze aha hantu, icyo gihe nawe uzashima Imana ati Imana warakoze. Niyo mpamvu rero dushaka Imana bigishoboka kibonwa, kandi impano zacu twe kuzicarana dukore uko bishoboka byose ko Imana yahawe umuntu twe kuzipfukirana, ahubwo igihe Yesu azaza akatubaza icyo twakoresha Imana yaduhaye tuzazimurikire. Ibyo nsaba umuntu nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Data mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ushimwe kongera kutwibutsa amagambo y'ingenzi cyane, utwibutsa ko buri wese mu nzu yawe ari urugingo rukoze umubiri wawe. Uturinde gusuzugurana ahubwo twubahane. Uturinde kwangana ahubwo dukundane. Uduhe kugira ngo umugenzi wacu adakomeye ariko turamukomeza. Reka Mwuka Wera atuyobore. Reka dushishikare gushaka urukundo kuko ari wo muyoboro wa byose. Ndi umugisha wawe abateze muri kino cyigisho ubayoboze Mwuka Wera mu izina rya Yesu. Amen. Amen.